mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byamaze gukomera, byamaze kugera ku rundi rwego, abantu bose bumiwe, ariko abantu benshi bagize agahinda cyane ku mutima bitewe n'ibintu Element yakoze. Ariko ibyo Element yakoze ntibyababaje abantu benshi nk'ibintu abantu bakomeje kuvuga, harimo n'abakomeye ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru iteye agahinda cyane cyane, ni inkuru navuga ko ibabaje by'umwihariko ku bafana ba Element. Nagahinda gakomeye cyane. Ubundi murabizi ko uyu Element ku munsi w'ejo yari hariya muri Uganda, ubwo yari yagiye mu gitaramo n'uwo bita Eleeh. Ni igitaramo cyari cyateguwe cyiza cyane, igitaramo cyari kirimo abantu basaga ibihumbi 30, igitaramo kirimo abantu benshi pe. Hanyuma rero uwo bita Element ahabwa stage yo kuririmba nk'umuhanzi uturutse mu Rwanda. Ndakubwiza ukuri, ibintu yahakoreye ntago ari ibintu byinaha, ntago ari ibintu byo mu Rwanda. Aho yaje kuririmba indirimbo ze, kubera kuririmba nyine mu buryo navuga ko butari professional, abafana babura vibe. Arangije umuhungu wacu w'i Rwanda atangira no kuririmba indirimbo z'abandi, nk'iyo yaririmbye yitwa Bana ya Kiiz. Ariko birangira nabwo nta kintu bitanze. Si ibyo nje kukubwira rero, ahubwo nje kukubwira iti kuri hano hanze nyuma y'uko asebye umwe mu bakomeye mu muziki nyarwanda. Yamusebeje, aramwandagaza, amushyira hasi, aravuga ati wowe uri hasi Element, nta kintu uri cyo. Uwo bita Prince Kiiz, muramuzi cyane, ni producer akaba n'umuhanzi. Yahise ajya ku rukuta rwe rwa Instagram, arangije yandika amagambo agira ati wowe abantu nkamwe mukora ibintu by'ubugoryi kuri stage, abantu nkamwe mukora ibintu by'ubugoryi kuri stage, biriya bintu sibyo. Arangije arakomeza aramubwira ati mujye mwihangana, musubiremo mwigire cyangwa se mwitoze mbere y'uko mujya kuri stage, kubera ko ngo abafana nabo kubahwa. Ntabwo mugomba kugenda mujya kuri stage mukora ubugoryi gusa mutenguha abantu bishyuye amafaranga yabo. Hanyuma nyuma y'ibyo Kiiz yavuze, Element mu gahinda kenshi, mu marira menshi, yagiye aravuga ati ibyo wavugaga uri kundenganya cyangwa se uri kumvugaho kubw'imbaraga zanjye nkeya kuri stage, ubu ngubu ndagarutse. Ubwo naka video yafashe Element ari muri studio, ari kuririmba bisanzwe, ari gukora challenge y'indirimbo ye nshya. Hanyuma arangije yandika amagambo ababaye, aravuga ati nyine ngewe kubera ko nyine uri kumvugaho bitewe n'imbaraga nkeya nagaragaje kuri stage, ubu ngubu ngarutse muri studio, ndi kugerageza kwikongera nyine ubumenyi bwanjye cyangwa se ubushobozi bwanjye, kandi mwakoze bafana banjye cyangwa se abamfana nyine umuryango we niko yabise. Hanyuma ibyo ngibyo si yo nkuru, ahubwo icyo ngiye kukubwira nicyo cyaje gutungura abantu benshi. Baravuga bati ibi bintu byari intambara y'abantu babiri, no kuvuga ngo Element ndetse na Prince Kiiz. Ariko hahise hiyongeramo undi muntu wa gatatu, ari we wakomeje kuvugisha abantu benshi, ari we Rosskana. Rosskana we aje abaga nta kinya rwose n'uburakari bwinshi, kubera guserereza inshuti ye bita Element. Yaje aravuga ati Element, reka nkubwire ikintu kimwe gusa vuba nihuse cyane, ngewe kuri ngewe urarenze cyane, uri umuririmbyi mwiza, uririmba ijwi rirenze. Ngewe ubwanje bintwara igihe kinini niga ubumenyi bwawe buri munsi muri make, niga ubumenyi bwawe ufite mu kuririmba cyangwa se mu ijwi ryawe. Rero nta kigoryi na kimwe cyashobora kuririmba nkawe kuko urarenze. Ni amagambo Rosskana yanditse. Hanyuma
ati ibiriya byo kuri stage ni ibintu biterwa na experience. Kuba nta experience ufite nibyo byatumye ukora ibintu nka biriya, ariko wowe urenze mu gukora imiziki. Ikindi uzi kuririmba neza, ufite ijwi rirenze. Ikindi aravuga ati ufite abakunzi benshi. Ikindi kandi aravuga ati ari nacyo kintu abantu bakomeje kugarukaho. Uyu Rosskana yavuze ati yatutse igitutsi ntavugira hano, agituka umuntu bita Cyinyo, ashyiraho sticker y'iryinyo. Ubundi tuyizi ubundi Cyinyo nyine ubundi bakunda kwita Prince Kiiz, bakunda kumwita Cyinyo. Ubwo rero yahise avuga ati abo bantu rero bavuga amatiku nk'abo ngabo barakagira ute. Ibyo sinabivuga hano kubera ko abo dukorera YouTube bahita batumerera nabi, ariko yahise avuga ati abo ngabo nyine arabatuka. Arangije aravuga ati wowe urarenze Element. Ibi ngibi rero ni intambara y'amagambo hagati y'abasore b'ikiragano gishya, abasore bakiri batoya, ndavuga Rosskana, Element ndetse na Prince Kiiz. Abantu navuga ko bagakwiye guhuriza hamwe. Abantu bakomeje kwibaza bati ese niki cyaba cyarateye iyi beef, niki cyaba cyaratumye uwo bita Element ashwana na Prince Kiiz. Kuba babagereranya bavuga bati uyu nguyu yararenze, bimeze bitya. Niki cyatumye haza urwango rungana rutya bigeraho bimera gutya. Ariko abantu nabo bakomeje kwibaza bati buriya Rosskana we yashaga yarura iki, kubera iki yinjiye mu bintu Element yararangije. Kubera ko Element iyo urebye message ye we yaravuze ati thanks for the love family. Asoza nyine muri make avuga ati ku bafana banjye ndabashimiye urukundo mwangaragarije. Ariko uyu Rosskana yahise agarura bifu ayigira seriye cyane. Ari nabwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, amaradiyo, amateleviziyo, mu kanya gatoya ukireba iyi nkuru cyangwa se sinzi igihe urayirebera urasanga ibinyamakuru byatangiye kuvuga kuri iyi nkuru. Ngewe nyikugejejeho hakiri kare cyane. Ubwo nukuvuga ngo nutangira kuyibona umenye ko bwa mbere wayibonye hano kuri Mega TV Rwanda. Nica nikugeza amakuru agezweho. Abantu bakibaza bati ese ibi ngibi birarangirira he? Twari tumaze igihe kinini tumva Element mu magambo, dore ko yaraherukwa kuvugwa igihe wewe na n'uwo bita producer package bapfaga ko Element yaba yaribye injyana ya Afroga, ko ayiba package. Umushinga wavugishije abantu benshi cyane kugeraho Element yahise agaragaza ko ari we nyirawo, ariko nabwo abantu bagakomeza kuvuga ko ari umujurano. Muri make projet y'abandi yarayibye. Noneho n'ubu ngubu agarutse, noneho ari guhangana n'undi mu producer mugenzi we Prince Kiiz. Ibi byo birarangirira he? Nakibaza ngo, cyangwa se wakibaza ngo biragenda bite? Nakubwira ngo andi makuru yose ari buze gusohoka kuri iyi nkuru, avuga kuri iyi nkuru, ntahandi wayasanga usibye hano kuri Mega TV Rwanda. Ciao, bye bye. Naho ubutaha kora subscribe, like, share na comment, tujye tubana umunsi ku wundi.